Tumwakire turakwakiriye umeze neza. Yego meze neza. Urakomeye? Yego. Urashima Imana? Ndashima Imana pe. Yego. Urashima Imana. Witwa nde? Nitwa Keza Fani. Fani umeze neza nta kibazo na kimwe ufite? Yego urebeye inyuma meze neza. Hameze hate ubwo? Ho ntago ari cyane. Iki kiri gutuma imbere hatamera neza Fani? Ni byinshi cyane tu. Iki mu byo wadusangiza ni nk'ibi? Asemana ubuzima buri hano hanze ntabwo ureba uburyo bumeze se. Ubuzima ni danje. Amafaranga yarabuze. Cyane bwarateye ahantu hose akazi karabuze. So nakuntu umuntu yaba ameze neza rero byose atabifite. Ko wigeze se nibura ukaza kukavaho akazi? Yego. Nakavuyeho. Bakwirukanye? Nabanyirukanye ari njye wijyanye. Akazi karabuze cyangwa warakanze? Hari igihe uba ufite akazi ariko wareba nyine ukuntu ugakora ukabona ntabwo bimacinga. Ikintu cyatumye ngutumira ngo tuze kuganira nuko nabonye ubuhamya bwawe nza kuguhamagara mbwira uti ibyo wabonye kuri wabibonye niko bimeze. Fani iyo uri umukobwa umwari mwiza utamwaye ukavuga uti njyewe ndumutinganye ukabyemerera, kuki bigera kwiyo revo nyine yuko ubyemera biba byagenze bite? Ubwo nyine hari icyo mba nabonyemo mba narabonye ahandi. Hari icyo mba nabonyemo mba narabonye ahandi. Wigeze ubana n'umugabo? Ariko igihe gitoya tu. Ushatse umugabo ufite imyaka ingahe Fani? Bro nari muto 14 n'itanu. 15 ntiwagiye ku mugabo? Abana nk'umugore n'umugabo bisanzwe? Twarabanye turanabyarana by the way. Umwana umwe babiri? N'umwe. Umwana umwe. Mwabanye igihe kingana iki? Twabanye nk'imyaka 2 n'itatu. Imyaka 2-3. Kugira ngo mubane ku myaka 14 mwabanye mute? Wabigizemo uruhare? Wafashwe ku ngufu? Byagenda bite kugira ngo ushake ufite imyaka mike ako kagena? So hari ibibazo biba bigoranye kubisubiza ariko nta mpamvu yo kubisha. So twabanye mfashwe ku ngufu ntabwo twabanye kuko nabigizemo uruhare. Ariko ndakeka ubu ngubu aho bigeze so gufatwa ku ngufu byararangiye. Ibyo nakoramo byaba ari inzira nahisemo yaba ari amahitamo yanjye. Ubu ngubu ubayeho mu mahitamo yawe ntago ubayeho mu mahitamo yo guhatiriza cyangwa yibishye n'ibiki? No, so ntabwo navuga ko niyobora ariko nanone hari byinshi nkora nawe mbajije. Uburyo utiyoboramo ni nk'ubuhe? Bro hari igihe turetse kuvuga ngo Imana iratuyobora ngo ibiki, so hari igihe ufite umuntu umwe mu buzima ushobora kukuyobora kandi ukagendera inzira imwe. Cyane cyane umuntu wa mbere uyobora umudamu cyangwa se umugabo burya ntabwo ari umubyeyi. Burya kenshi tuyoborwa n'abana twabyaye. Kuko burya iyo ushaka ko umwana akura neza akakubuza ikintu kandi ubona ko ari kibura kireka kugira ngo nawe utanakura atazagikora. So uwo muntu ndakeka ari umuntu ushobora kukuyobora 99%. Yego. Ikintu umwana wawe arakubuza amaginga ya? Ni byinshi yagiye ambuza. Cyambere yambujije kunywa inzoga. Mami ntago nshaka kunywa inzoga. Nambwiye ati mama wapi rwose ibintu by'inzoga bihagarike ntago so uri mama wanjye ariko nanjye nshaka kuzakura nyine nzinywa ntago mbishaka. Ahubwo mwana waranje ni mukuru. No mukecuru ugiye mu wa 3 primaire. Umwana wiga mu wa 3 primaire? Nashatse ndi mutanga bya ndi mutoya urumva umwana ufite imyaka 12 adakuze. Umwana ufite imyaka 12 afite imyaka 15. Yego. Kugira 26 gutyo ni hafi n'umunani. Mu myaka ari mitoya, imyaka iratubutse kabisa. Ni mike cyane. Kubera ko iyo so bro uwo mugabo nubwo twabyaranye sibyo umwana umwe tugatandukana
byambereye umugisha cyane kuko twaratandukanye afite abangira banera indi ndongera ndabyara. So umutawe ni muto cyane afite 9. Ariko muri icyo gihe nyine ntabwo nabashaka kwakira icyo ndicyo tu. Nabashaka kwakira icyo wari yanze wifata gute ku buryo utiyakiraga neza cyangwa se utakiraga icyo wumvaga uri nk'iki mw'icyo gihe? Bro bitewe n'uburyo nari narahungabanye kuko nari umwana, numvaga ko abagabo bose n'undi ari kimwe. So hari byinshi natinyaga kuba navuga cyane ukirekura ngo mbwire inshuti cyangwa umubyeyi, nkavuga nshobora kubivuga bikangira ingaruka. So byagezeho nifuza ko n'umwana nashaka kumubona mu maso. Mwabyaranye ariko ukanga kumubona kubera urwango wangase? Kubera urwango nyine nangaga icyo gihe, nkavuga ntago namukunda ntago nareba. Mani byigezeho naho konsa umwana biranga. Mukura ku ibere mutangiza amata kubera agahinda nari mfite kase. Ako nyine maze kumumenyera ko ari umunyamafuti nyine uraho umuntu utabasha kumanaginga, ndavuga okay naribereka mbyakire wenda kuko mufite umwana kandi umwana akiri muto yakeneye kujya gutekurerwa n'ababyeyi bombi. So byaje kurangira nangiye kumukunda, ariko nyine ka kageso katabura ngeze kwihangana biranga. Soke kawe iwe tu nawe ahari ndakeka ari mu bafana banje narabizi. So kubera ingeso yagiraga n'ubu ngubu narazireka. No baracyazifite ariko basi ndashima Imana byibura ko yarabonye undi mugore umwitaho tu. Ako ubasha kumumanaginga kurezwe na mumanaginga kuko deja nari umwana. So nago wari gufata umwana w'imyaka 15 16 umubwira ibyo kubaka urugo ngazabyumva. Nyine nge numvaga ko kubaka urugo no kuba batekeye umugabo wagize ute wakoze turimo two mu rugo. So urumva nge icyo gihe nifataga nk'umukozi nago nifataga nk'umugore we. So aho nje kumenyera kubaka urugo icyari cyo, bro nakubeshye nasanze bigoranye. Burya kubaka urugo udafite umutima ukomeye sha bro aginzo imaramo iminsi 2 sinkubeshye. Cyaburaga n'iki se kuri kubyita ibigoye no gukora amabanga kuri kuvuga ngo witwaraga nk'umukozi utitwara nk'umudamu. Yakubwiraga ngo mukora amabanga warangaga byagendaga bitubwo nyine umuntu adukurikiye birashobewe ntago babyumvise. Uravuze uti kubaka urugo ntago nabikoraga nifataga nk'umukozi cyangwa se aho mbimenyeye numvaga ndi nk'umukozi. Yarakubwiraga ngo ngwino mu gitandukanga byagendaga biti? So ntago nanizi kuzuza inshingano z'urugo uko bimera. Nshobora ko narakoraga ibyo byose ariko nyamara hari ibindi yakagombye kuba yabona kugira ngo urugo rukomere. So ibyo byose iyo byazaga narabyangaga kubera iki numvaga ko nyine n'undi ndacyahohoterwa ntago numvaga yuko ndi umugore mu rugo. Kubwiraga gukora imibonano ukabyanga? Sha bro ibyo byo nabyanze kenshi, nyuma yaho nsamiye nza kugera ndabimenyera nabwo biranga. So twagera mu bintu nyine ukabona ko ni ibintu nyine nishimiye nitaye kuko nabyo narinzi. Ariko nyine ubu tuvugana so nabashije kuba nabimenya nyine tu. Menya udafite umugabo gose ubikura Bro ubundi reka nkubwire sibyo. Iyo ugiye gukora ubufundi bikanga ubundi ukora ubuyede cyangwa ukazamuka munera ukaba arya ba engineer. Iyo ubona kimwe cyanze nyine ushakira ahandi. Ubona kimwe cyanze ushakira ahandi. Yeka. Umugabo wawe rero muratandukanye, uragiye ugeze aho uterwa inda, umwana afite imyaka 9. Nani cyashize Mariko by the way. Ko ndibuka twatandukanye mfite umwana w'ukwezi w'umwaka n'amezi menga 6. So nyuma yaho rero bakimara kunera inda nyindi navuze ndabona ari bya bindi. So nshaka kuzaguma muri ibi ngibi nitwa ngo ngiye gushaka umugabo cyangwa naho hotewe cyangwa iki. So ugasanga mbyaye abana benshi nabasha kurera. So mitamo kubivamo nyine ndiyicarira tu. Kabiri mwahuye muti? Sha wa kabiri we ewana. Wese ibyo simbizi nanjye nashidutse byabaye. Kubera ko icyo gihe nimba nabyita ko ari inzoga yari yamaye, nimba ibiceri yamaye nago mbizi. Ndi mu kazi icyo gihe kuko nahise mfata umwanzuro nyine nje kwikorera hano muri bar. So umugabo araza nyine nk'umukiriya aza ukamwakira mugasangira mukenjoyinga nyine kubera iki nakazi kenshi umuntu aba afite iyo afite abakiriya be azi uburyo abishyuza cyangwa uburyo bakorana.
so araza nyine turasangira gutyo tugene n'ifite off ambwanire dusangire turasangira birarangira so nakubeshye niciye mu gitondo nsanga nta kintu nambaye Kuri bare se cyanga no uburyo nataje ndakubwira nabyo nzi aho nicuriye niciye niryamye kandi nta kintu nambaye so sinigeze mbigira big deal naravuze yenda yego bishobora kuba byabaye cyangwa bitabaye ndamupowa ndabimubaza arambwira ngo byabaye ndambwira okay cyo gihe sinzabyibagirwa ntago nari nakamenya ngo birango byo kuboneza urubyaro ngo byo kujya mu bintu by'amabona numvaga ko ibyo bintu nyine bikora abantu bakuze nago numvaga ko bikora abana so naratashye maze nk'amezi nk'abiri numva biranze kwezi kwa gatatu ndapowa ndamuhamagara ndambwira ndagushaka araza ndambwira tujyane kwa muganga turagenda nyine basanga ndatwita ariko bro nkubwije ukuri uwo mugabo waneye inda ya kabiri nshobora kuba ngiye kumara imyaka 7 nawe mbona sinzi nimba yarapfuye sinzi nimba yaragiye bro aba nkubeshye pe turavugana se nimero yibaho oya nubwo yiza afasha umwana na rimwe mu buzima bwe duherukana umunsi amugurira imyenda n'umunsi amwita izina umunsi ijya kora abazi kumwita izina habaye icuriro cyiza ndanabikunda ariko uwo munsi yasohotse iwanjye agenda agiye kuvuga ngo kuryamana kwawe nawe byabaye umunsi agutera inda gusa cyangwa yagombaga gukora icyo bita ngo nugukura kuzarya niko nje mbyita nese abantu bose bibaho so nago nzi nimba ari kuri bose ariko wenyine yarabigerageje ko yari mukuru yarandutaga cyane yarabigeragezaga reka niba binsabaga kambwira ndashaka kubona umwana wanjye bagenda so nabyo bikoze igihe gito nk'amezi nk'atatu abireka nyine arambwira oya nta mpamvu turekera aho ngaho ibyo nakoze birahagije genda wicareho mutuze nzajya mwishyurira oya icyo gihe nari naragiye geto akanyishyurira inzu akangaburira ndi no mu kazi so ariko n'ubu ngubu nahari nanyumva nawe yiyumve basi azagaruke azarebe n'umwana we by the way yaranakumbuye cyane oya ntago namusangaye oya ntago najyayo ubwo se ngiye yakongera akansaba none no kumuha agasiga ashyizemo impanga none uri mukuru ntiwamenye kuboneza urubyaro bro biriya bintu nasanze rwose reka nkubwize ukuri ari ukwiyica fazari nakoresha prince bikagira inzira kuko nanone so bitewe n'uburyo nagiye mbyumva kwa muganga hanze nanone iyo ukoresha onapo cyane umurongo urangirika niko njya mbyumva so njye rero ntabwo nshaka umurangira angirika bro ndacyari muto nsigaje nk'abandi bana nka 2 nabo badahuje se bo bahuje se none ushaka umugabo muri mari hari ikintu kimwe njya nkunda gusaba Imana kuko Imana nimba inkunda kandi nyumva bibaye byiza kugira ngo nshaka undi mugabo uturutse hanze ndashakana n'umugabo umwe muri papa w'umwana wanjye hagati ya papa w'umukuru cya papa w'umuto umukuru afite umugore aramufite ariko se babana kangahe ndakubwira uriya mugabo twaratunaniye niko nyine yabaye shaka gukubita n'ukwezi ataraza mu rugo kakubwira uburyo ari mu kazi kandi nta kazi arimo yibera ahantu kereke para ari kwirira ikofi yiwe mu byo ashaka ukazabona umugabo aratahutse bisa murenganya namwamfataga nabi byashoboka nyine buriya wasanga ari byaburaga ku mugore nyine yabonaga byarabuze akajya kubishakira ahandi kubera ko burya umugabo ajya guca umugore inyuma ari uko hari inshingano umugore atari kuzuza mu rugo rero wanjye ntabwo ari cyo yabuze okay basi kugira ngo ubyumve neza ndakeka uzi abagande 100%. Abagande niwo muco wawe ewana unaye babujije menga mwaguruka ndetse bose barasambana ko nzi bose niko bameze ntago nakubeshye wenda nimba biyoberanya ntago mbizi ariko abenshi nzi twaganiriye twabaye inshuti ewana niko kazi ni nkariko kazi bagira konyine cyane so ubwo rero urumva ntago wamurenganya tu
iyo wamaze buryo wamaze kumenya umuntu umenya n'uburyo umutwara uramureka ibyo byose akabyirukamo ariko ukambwira ko nihandi uratawunsange mu rugo tu ugatuza imyaka 14 yawe ugiye mu rugo niki kintu cyakugoraga cyane kurusha ibindi? Ikintu cyangoraga nuko yakira umugabo avuye mu kazi kuko nabyo narinzi bimwe ngo bamuteguriye amazi ngo ibiryo ngo ku meza ngo ibiki yarazaga namushana waga nibifitiye nakibuka n'ibyango namubwagenda cyo kubyikorera nta mwanya mfite ikigo yagukoreye ku buryo yamfashe ku ngufu by the way. So urumva rero nagicyo icyo gihe nagombaga kuba namugirira santima namufataga nk'inyamaswa. So byagiye nyine bimvamo bigenda bishira tugenda tumenyerana ubu tuvugana nta kintu bintwaye. Yari bwamenye ahantu herereye icyo gihe mu rugo bameze nk'amezi nkarindwi bamega barambuze. So ariko nyine twongiye guhura babona indari nkuru nyine barabyakira ntibagira ikindi kintu bavuga barenzaho biva mu nzira nyine mera arambwira okay nyine byarabaye none se narenza iki byakira yakira n'umukwe amwakira se yigeze ajya kumureba umukwe wari hari akari nk'umusazi babonanaga umwiruka undi ubwo rero ni nkaho batabonanye byaraga ngo baze kuguhemba mu rugo baza kumemba barabonanye ariko nabwo babonanye nabwo ari kugenda yabasize mu rugo aragenda arababwira ngo ndaje ngiye ku muhanda yagiye atyo cyaramaze icyumweru atarataha ntabwo ari birebire okay ni ubuzima twese tuba tugomba kubanza gucamo kugira ngo twige kuko ubuzima ni ishuri bose se baca mu buzima nk'ubwo waciyemo so ntabwo ariko bose babucamo ariko hari abaca mu bigoranye kurenza njye hari n'abaca mu byoroheje so buri wese agira urwandiko rwe yandikiwe rw'ubuzima azacamo uko bizagenda so ntabwo rero navuga ngo bose niko babicamo nk'ibyo naciyemo ariko harimo abaca no mu birenze ibyanjye hari wagize kugira ngo ibyakubayeho bibe hari uruhare ujya wishinja icyo gihe ushaka ku myaka 14 hari uruhare ubyishinjamo ndabyishinza tu kubera ko nanjye nafata umwanya ngo njye kumutega amatwi ntabwo biba byarabaye ubundi se kugira ngo ujye kumureba wagiye kumureba aho yabaga yarakujyanye wahisanze ute so nagiye kumureba aho yabaga so kubera ko yari umushoferi watwaraga abana twiganaga ari umushuti wacu cyane so yaza kubacyura bikaba ngombwa ko nanjye tujyana ako bro ntakubeshye nkubwije ukuri ari aho ngera nanjye nkumva nta murenganya so iyo nkurikije uburyo nasaga n'uburyo nari imeze mu myaka 14 shabro nanjye iyo nza kuba ndi umugabo hari umukobwa umeze nkanjye nari kubikora shabro pe ni icyaha n'Imana imbabarire n'abanyumva bambabarire ariko ari igihe nyine ureba umuntu bitewe n'irari rikubamo muri wowe indani kumva ko kwihangana bitakunda so yarambwiye icyo gihe twe tuvuye ku ishuri amaze kujyana abandi bana ari njye usigaye ambwira ngo arashaka ko tuvugana gatoya ndambwira nari tugende tuvugana sha nambaye uniform metse n'igikapu cy'amakaye mfite n'igitabo mu ntoki nigiragamo ndagenda ndamumaze ashaka ko tuganira waparitse tukaganira arambwira ngo ya ureka twicare mu rugo ngurire fanta ariko njye nkumva ko nyine ntabirenze kuko urumva ntabwo ibyo nakabimenya numvaga ko ndi umwana nta muntu wamuhotera so byabaye ngombwa ko tugiwe twicara hanze birarangira yinjira mu nzu akora ibyo akora aragaruka ticara mu fanta yanjye nuje sinibuka ikintu yambwiye ngo nimuzanire mu nzu ku kabati narinje ahita afunga kuko nyine ahantu yari atuye hari mu gipangu cya wenyine na undi muntu babanaga ngerageza gusakuza ariko kubera ko yabaga mu nzu nini ntibyakunda tugerageza kubugutana mu kuntu gatoya turaserera ariko nyine za ntege nkeya zanjye birangira ncitswe nyine ndamureka so kugera naho baje no kumushaka baramubura yaratorotse yaragiye kubera ko yaraza amano nyine yaramaze gukora so we yahise atoroka nsiga mu nzu gusa nsiga nta kibazo na kimwe mfite so njye nanjye ndavuga ntabwo nati inzu y'abandi ntazana umuntu yagiye aho ndavuga wenda asanga ari mu bindi so kubera ko ngira icyo gihe nanjye babikora nababaraga urumva nari ndwaye nari imeze nabi so naryamye aho ngaho mu gihe kijya nko mu byumweru 2
mani no kwihereza amazi yo kunywa mu gikombe ari ikibazo wanyuse baza uryamye ntawe haje so ako byabaye ngombwa ko asa nk'ari ibintu yari yapanze yese yohereza mushiki we aza mu rugo aza kureba uko ameze asanga nyine ndi kugenda noroherwa imiti ndi kwimara n'uburibwe n'iki arabimubwira nyine amubwira uko ameze umugabo arakataragaruka so ariko njye sinkamushira amakenga tu nkahora numva ko hari ubwoba mfite muri njye so nibwo hashize igihe nyine menya ko nasamye bro nakubeshye natekereje kugira ngo gukuramo inda nubwo mbere nekereje icyo kintu ubundi mu buzima naravuze ko nazagitekereza ariko umutima umwe urambwira ese nuyikuramo yayiguteye abishaka ko ari buguteme nataha so ndavuga aho ya nta mpamvu kuko nshobora kumukuramo bikarangira we mwana wa mbere n'uwanyuma mbyaye so reka nemere ni pevere nyine n'ufike igiseke ryana tu so nemeye kukipevera nyine umwana ndamubyara none se wagumye aho ngaho ababyeyi baje kumenya aha uherereye ryari nakubwiye ko babimenya ashize amezi 7 bajyaga ku ishuri se bakabaza bakagukura baranandangishije by the way barambura so ariko nyine je nkabyumva ko mu rugo banshaka ariko nkavuga se ndabahinguka mu maso mbabwire ko maze igihe mbaye ako byibura nkihinguka imbere ya mama kireba uburyo meze no kurya indi meze no mubyeyi yarabyaye arabizi byose yagiye abicamo ko mu mahera arashaje mere nta kindi kintu yari kurenzo nyine yahise abyibwiraho maze igihe atuza aranyihorera vya barasaze ajya nyine muri leta ajya kundega ngo narasambanyijwe ndambwanje nta muntu ugeze unsambanya kubera iki numvaga ko nubundi kumutanga si ikibazo baramufunga ako se hari ikintu kimwe abakobwa benshi tudakunda kubanza gutekereza mbere na mbere ese uzabyara niyumva ngo wafungishije se ninde azafata nk'inyamaswa nawe nsubiza uri mukuru hagati ya se na nyina uba warakoze icyaha kirenze icyundi n'indi afashe undi ku ngufu so impamvu mubifata gutyo sibyo buriya so sinzi nimba wari bwabyareho iyo wicaranye n'umwana wamaze kumenya ubwenge byonyine akaguhata ibibazo nibwo umenya agaciro se yari afite so kuko buriya iyo umwana yicaye akifata akakubaza ese mama ubundi papa ari ugashaka kumubeshya nyamara umwana wamubeshya akagenda akakwihorera ako se wibaza ko uzamubeshya kugeza ryari nagiye imyaka 13 15 bazagenda byumva hanze noneho deja umukobwa kuri se urabizi n'ikizira umwana nabyumva hanze waramubeshye uri umubyeyi we after akaza kumenya ukuri ukakumwemerera ese wabizi ko kukubabarira bizagorana so njye rero numvishe ko nta mpamvu yo kumufata ngo mutange nabwiye papa ni wapi njyewe nyine byarabaye ariko wabikoze nanjye simuzi hako nyuma baje kumumenya nyine nibwo baje gutuza bamenya impamvu nabyanze bambwira ngo okay gushobora ko waragihisemo neza cyangwa nabi ndambwira nta kibazo ko nahisemo ko sinarebe ako bro nta mpamvu nimwe yagatumye cyangwa yatuma irari rituganza kuko buryo ubashije gukontorora irari ryawe ndakeka nta cyaha cyabaho cyo gufungwa 25 cyangwa burundu kirenze urugero oya ntago cyaba kuko buryo wihanganye wanabishaka se bro reba abagore bari mu mujyi wa Kigali sibyo nka buriya nk'iyo umugabo yifasha afite urugo afite amazi afite imodoka afite amafaranga man ubona ko ari umuntu uhambaye pe umugabo uzagendera muri V8 cyangwa amasinzi imodoka zihenze baje bagenderamo akifata akajya kugura umugore mu kabari icyo numva ngo ni indangamirwa ese uwo mugabo suko ari icyo abayabuze mu rugo so nta mpamvu rero kugira ngo namwe bajye bafata abana bagire bati ahubwo bagakwiye kujya nawe nyine tubakoraga ibyo abandi bakora kwera ko n'ubundi uramufata ku ngufu yego irari rishire ako se nyuma y'ryarari uratekereza ko icyo ikigiye gukurikira kijyana ari iki so rero icyambere sorry bagakwiye kujya babanza kumenya uburemere bw'ikintu bagiye gukora kurenza uko yakagikoza atabanje gutekereza kabiri sibwo ko numva uko indaya abakiriya urukumaze zitabaho nabi oya nagaruka kubabuza abakiriya erega bro
arega bira bintu ni irari y'umuntu abana ni irari ntacyo wakora we yaba ari we wese ubwo waburinde wese nasone yaravuze ngo umunsi mukanda nta cyubahiro kibayo ari nta cyubahiro kibayo ndabyumva ase bro ko numva umbajije ngo ko ndi kubuza indaya bakiriye byibura wama urugero rw'abakobwa nka 5 wabuze basi bakoze uburaya sibyo bagahindura ubuzima bakava muri bwa buraya bakajya mu bundi tutiteye ngo yashatse umugabo cyangwa yayikoze iki wabo bazi basi ngo bambwire yakugora kubamenya bro amafaranga y'uburaya akenshi nakinamara wari wayakiraho so ibyo byose narabikoze ndabizi nge ndi kuvuga ibyambayeho nago ndi kuvuga ibyo nabonye ku bandi wigeze uryamana n'umugabo akwishyuye amafaranga sha bro narabikoze ngiraho ndanabirambirwa nicuza n'impamvu mbikora tu so ubwanjye ku giti cyanjye ndicara ndavuga ko ubundi wakifatira umwanzuro nkabivamo nkareba ko byashoboka so byabanje kungora kuko burya iyo wamenyereye gukora ku mafaranga buri segonda kandi uko yinjira ari nako yasohora kugira ngo wakire kugiye kujya wakira amafaranga ya buri nyuma y'iminsi 30 biba ari ikibazo ariko nyine iyo wifatiye umwanzuro ukabikora sometimes ari usanga n'ubundi buraya atari impano yawe ahubwo ugasanga impano yawe warayitaye kandi uyifite ahubwo ukajya muri ibyo so nabwira cyane cyane abadada cyane cyane n'abakobwa badukurikiye nimba uzi kuri no mu buraya kandi hari intumbero ufite kugeraho tu yiharanira hakiri kare ubuvemo kubera ko numaramo imyaka 3 bose baraba bakuze kandi bamara kukumenya uzaba umaze guciririka nta n'uzafungurira imishumi y'inkweto ngo akwemerere so ikize rero wabikora vuba ukabivamo cyangwa se ukabyorera wa mugano ugashaka umugabo akakunanira ariko witwa ngo uri kumwe n'umugabo kuko burya mani icyubahiro cy'umugore n'umugabo tu icyubahiro cy'umugore n'umugabo so nta mpamvu rero yo gukomeza mu buraya niba buvemo ahubwo baze twishakira imirimo twakora cyane cyane y'amaboko reka mubaze ujya gufata umwanzuro wo kubireka hari ikibi rero wahuriyemo nacyo cyo mu buraya uburyo wenda ari benshi akubwira uti umugabo yarankubise arone ngeze kuganira nawe arambwira uti nagiye kureba boss tumaze kuryamana azana imbwa ye ngo nayo turyamane donc ibintu nk'ibyo nyine aravuga ati mu buraya bamwe ibintu biteye ubwoba byinshi cyane wowe hari cyakubayeho kibi ku buryo uvuga uti bino bintu ndabizinutswe bro kwakira amafaranga sibyo suko umuntu aba atayakeneye cyangwa se atayakunze ariko mu burayi impamvu habamo ingaruka nyinshi nimwe nakubwiraga nk'uwo nguwo bajya gutangira kumufata gutyo ariko nyine bamaze kubona akaciriritse so ikintu cya mbere nabonye kibe mu buraya mana abantu bose barakubahuka ugasanga nk'umwana w'imyaka 12 umuhungu ahagaze hari yarakubwiye ngo ese undi kuri indange wazampaye ese icyo ni cyubahiro imbere y'umwana oya ntago cyubahiro icyubahiro kubera ko nimba umwana akumenye koko uri indaya ejo nakura niyo waba warageze azajya atambuka avuge ngo do nguriya aryamanaga na runaka ngo bamurongoreraga 2 igihumbi 5 so bwa buzima wagiye ucamo bwose bugenda undi bukugarukanya so ugatangira kwicuza cyagiye wataye uburimo ukabona gakwiye ko warakoze ibindi so bro nta kintu kindi gihambaye wenda naba narahuriyemo nacyo si ibyo gukubitwa so sometimes n'umugabo cyangwa se ugasanga abagabo nka 2 cyangwa 3 bariyongoje ngo turashaka ko turyamana twese turi 3 kuko nge bashatse kubinkora ariko nagize amahirwe make yo kuba umwe muri bo yari afite umutima ukomeye tu arabyanga so icyo gihe baramamagaye ndagenda turasangira mane amafaranga make nari mfite icyo gihe nari ndi hasi ku buryo nisigaye nifuza no kubona 2,000 bikaba ikibazo ngezeyo bambwira uburyo mu bite 30 ako buri wese akanja hejuru banza kubyanga akonye ko nari iwabo urumva barafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka so umwe muri bo ndanamushimira cyane yambereye umwana mwiza arababwira ngo ese nta kindi kintu mwakora mutamusambanyije nawe umuntu watumye mfata umwanzuro wo kubufama baramusubiza ngo ya ngo uko nicyo twamuhamagariye ngo nese ubundi akazi ke si uburaya naricaye ndarira ndavuga ese kuki buri wese asigaye ambona mu buraya so naje gushaka amafaranga ndabyumva ko n'undi ndabona amafaranga naje gushaka arimo ibibazo gusa
umujama yahise ampereza amafaranga arambwira agenda ufate moto utahe ntuzagaruke hano n'umunsi wa rimwe cyangwa umwe muri twe naguhamagara umwitabe nanjye ninkuhamagara ntuzanyitabe ndambwira nta kibazo bro naratashye nafashe iminsi 2 yicaye mu kabari sinkubeshye niyahuza inzoga ndavuga ariko ubundi ubu buraya ndimo kuko nimba ariyo mpano yanjye kuki nazamuka ngo ngere kure menyekane se ko ndi ndayihenze aho kujya nzajye mboneka nk'indayiciriritse so icyo gihe naricaye ndavuga ni mana uburaya ngiye kubureka basi nimbura akazi sinzabure nako gukoropa cyangwa koza ibyo icyo gihe uburaya nabuvuyemo naragiye ngo bitamezi 5 ndi umishomeri nibera mu rugo kwa mukecuru nta kintu nkora niryamiye ndaho nyuma nyine nza gusenga Imana ndabwira Mana wambabariye basi nkabona akazi kaba kamake ariko nkabona so muri icyo gihe nibwo bahise bamumagara ambwira ngo tugufitiye akazi ndaza njya gukora Kicukiro ahantu mu ibara n'ubundi bahita banangira manager w'akabari so ndakora ariko nkakora mvuga ngo ntago nzongera kugira yanjye so kuryamana n'umugabo anyishyuye kubera ko nyine ahita nyine mfata kwa kundi ndindaye so icyo gihe nemeye gukora bwari ubwa mbere nanjye gukora akazi mvuye mu buraya nemeye gufunga umwuka ndagakora kanagenda neza baranamfasha yaho nagendaga njijwe bakanjijura so ndashima Imana n'abantu bakeya kuba ubu tuvugana nta buraya nyikora kuko nari maze kuburambirwa yari maze kubaga gurutukana n'umugabo ngo yagiye atakwishyuye oya nta cyiza cy'uburaya ubitangira hari amafaranga runaka wari wavuze uti ngewe umugabo udafite amafaranga ntago nzaryamana nawe ubitangira ujya kubitangira hari ubwo wigeze uvuga uti wenda umuntu udafite amafaranga no sinzaryamana nawe ndabihakanye bro nakubeshye nanabitangira ntago nari mbizi ubuzima bw'ubwaho nabyo narinze ntago renze ibyo kuvuga ngo kujya mu biciro nabyo narinze gusa umugabo wa mbere wabinjyanyemo nawe wabimbwira aramwe ngo ndakwishyura ndamujanye nyishyura ngahe ubwo kugira ngo byonyine turyamane cyo gihe aramwe ngo ndaguha 40,000 ngambwa kandi turararana ndavuga okay tugende so kuva icyo gihe urumva nge nahise nisetingamo ko buri mugabo wese agira amafaranga yo gutakaza mwumva ko nyine ubwo nimbaje ni 40 ni 30 yabaye macaka 20 ariko nubundi kwa kundi nyine nabikubwiye uko yinjira ni nakwasohoka kubera ko nago akakira 40 ugende byose bibike nago bibo sorry hari ibyo ubanza gukemura rero ujya kwishinga gukemura bya bibazo byawe ugasanga mufuko usigaye iminota 1000 utararya utaranywa utarasevinga so naje gusanga nyine shabro wapi wajya kugira ubwoba ko wenda umuntu yagutera na sida so ibyo byose narabitekereje ariko nyine nkuko nabikubwiye Imana ari abantu nyine bakeya bagifite umutima tumwe akabama abo ushobora kubwira genda ugure please waba utazifite harumanukiraho Imana ibiriya bintu bundi turindwa n'Imana ntago ari twe twirinda so nago rero nakubwira ngo nari kwandura ko nago nabicekaga cyangwa mbitekereze numvaga ko kuba ndi gushaka amafaranga ibyo nibiramuka bije nziyitaho so naje gusanga rero wapi abiriya dukora tuba twishwa nago bari byo nubwo uvuga uti ubu nawe naranduye sida bro byigeze kumbaho rimwe mara umwaka pima 40 nimba ari na 7 bro nava mu nzu narihebye mvuga naranduye ariko kubw'amahirwe ya Nyagasani ngiye kupimisha nsande muzima shabro naravuze ni cyakorasha Imana nirinda abanyabyaha pe nago nabikumbura so kwandura ntago ari ugupfa kwandura gutyo kuko burya ikiza nuza cy'indaya nabagabo bazigura burya umugabo ajya kugura indaya avuga ngo ari ahantu ndahakura iki sida cyangwa makure wenda izindi ndwara cyangwa bigende gutyo ariko iyo urebye wa mwana wo mu rugo ukavuga wow ura mwana ni mwiza nagayo mu mico mibi naburaragira akenshi usanga aribo bakunda kwanduza abagabo kubera ko burya ya ntama wowe uvuga ngo ni intama ikirimo indani ntago kiza rero iyo ugezeyo uhita uvuga kubera ko ari umwana wo mu rugo ndamanukiraho nabirenze ariko iyo ubizi neza kugiye kugura indaya ugenda uvuga ndishyura yanjye ariko ndakoresha price nazo kuhava nanduye urumva ko biba bitandukanye nago rero akenshi nago indaya ari twe twanduza abagabo sida cyangwa izindi ndwara
akenshi ahubwo abagabo mubikura ahandi hantu hatari muri twebwe. Utazibagirwa waciyemo wenda kubaza iminsi 2 umunsi utazibagirwa na rimwe mu buzima bwawe mu gihe wakoraga uburaya umunsi utazibagirwa utajya kuva mu mutwe n'iryari byari byagenze biti? Umunsi wa mbere ni umunsi w'abagabo 3 bashaka kundongora. Umunsi wa kabiri ni umunsi nkubitwa n'umugabo yanyimye amafaranga yanjye 20. So twarabikoze tumaze kubikora arangije arambwira ngo ubundi ngo ngiye nishyura igitsina nkande. Ngo nuko wandaya ngo ubwo ngo nayo wateze ngo ngiyeyo ngo nkwishyure. Arambwira nayo nago. None yo kubera ko kwisaza kw'indaya. Nahise mfungura genda ndambwira nayo nagusohoka. Kandi uri mu nzu. Kandi ari wanje yari wanje ico gihe. Ndambwira nagusohoka. Shumi yaranyikubiti sinzabyibagirwa. Nubu ahantu hari imvune ye. Cyakora yarankoreye kuko nawe yatumye niga isomo. Yarankubise arankubita ngezo ndambwuzi n'ibindi basi reka ngo cyingorero utaye. Enkubite bote yari yambaye zirankweto zanuza zimeze nka timba z'umukara. Nkubise iramushifata mwive ariko kuvuga kugeza no bro nago harakira kandi imyaka ibaye myinshi. Njya kumva ngumva haragarutse nago ntamukumbura. Yiwe nago ntamukumbura. Oya. Muraya habamo ibibazo byinshi nago nabukumbura. Nago ujya wongera kwifuza gusubirayo? Ako bro uzi kuba watanze ibyawe ukanakubitwa. Ako banzomva icyo kintu watanze ibyawe uranakubiswe ntibanakwishyuye. Ubwo se nyirinzu ejo mu gitondo nakubwa amatariki yageze uzishyura. Uzajya kumumwa ngo bandongo nibanyishyura se? Ago biba. Icyo gihe no bimubwira ngo bakurongo nibakwishyura zakubaza impamvu utishyuza mbere. Kusumva ashaka kana akazi karimo bro se nkubeshye nge nabanye nakazi karimo. Abandi sinzi ko babifata ko nge nabanye nakazi karimo hapi. Ubwo ntagiye wegeze uvuga uti kuko abavuna mu meta bari kunyambura gutya reka nge nishyuza mbere wana mugani. Sha bro. Jero nabigeragejeho nka 3. Ako naje gusanga ari ububwa. Gute bwo bubwa? Asemane wari bwaje muri boutique ukaka ibijumba bakakubwira ngo ishyura mbere kujya babiguye. Cyabara banza akabigwa mukabarana nyuma ukishyura. Nyine ndakubajije n'urugero nkuhaye. Sibyo? Ese ubu bro reka nkubaze. Umuntu aba yataranagerayo uyisumwishiza usubwo urumva kaba kakingiye kudemara gahita kago. Kuko itatekereza avuga umuntu ugiye kunyishyuza mbere naganyizeye sa nanjye reka muhime nganyungurana isokere. Ubwo yandi yaragiye kuguha wenda nimba ari icyo wari wayapangiye kabarabuze. Shape. Wewe ngiye rwose wavaga mu rugo uvuga uti nabuza no mafaranga cyase ndagushaka no mafaranga bitewe n'icyo napanze. Nkavuga ni ubu tuvugana napangiye tarane zanje. Kandi aho ngiye ndahava mavanye senkane. Uzi kugenda bipangiye bagera ko bro wicuza umwanya watakaje uva mu rugo ujyayo. So ariko turetse ibya brage bro nakiza cy'uburaya. Frango ugeze kwishyurwa menshi nangaye. Namuse ndongorana n'umuzungu. Yewe oya byihorereje ngishe. Umuzungu yakwishyura ngahe icyo gihe? Yamaye truwasi. Ibihumbi truwasi. Yamaye 300 twararanye sase yanabishoboye. Cyakora yaciriyemo nicyo kintu yankoreye. Yarangaburiye amaburi kimwe wanacira amarangije hamwe ngo ngaturyame. Turacyaho mu gitondo babyuka ajya dushe nanjye njya dushe ko twara ahantu kuri mu kamoteri. Mwigeze mukora imibonano? Ndabubwa no guciramo. Gusa umuntu yamaze amasegonda 2 urumva yarabikoze nyine yaragiye guciramo gusa. Arabyuka yabarasiga ko meza aramya ngo ke. Ndabikoreye ubushake cyangwa niko yaraje? Ntago mbizi. Ese ubwo nkuwo nguwo kuva ya matruwasi. Sinzi izina rye isura ndayibuka. Sinzi izina rye sinzi haba sinzi ubwo zo nguwo umuntu wamwibuka. Kana we mbwira. Uwo murumva mutekereza ukamwibuka koko. Ababujya ukase mwahuriye mwako kazi. Basheya hari nabo tukivugana kuri phone. Ibuka bitewe n'ibihe mwagiranye mu buriri se mwibuka ugendeye kuki? Okay ugiye kwibuka bose bitewe n'uburiri hari aho wajyugwa maka. Ahubwo first of all bantu utekereze ese nyiri muri bwa buraya. Uyu muntu nakaye kamura yaramfitiye. Ese niki yazaga kuri ubundi mbere na mbere. So mu buraya ntago ariko twese dura n'abagabo baturongora. Ahubwo mu buraya habamo abagabo bafite umutima bumva ko mwaganira mwagira kubwiyemo
agusiye nk'amagambo nk'abiri ushobora gutekerezaho igihe, akakubwira uburyo yava mu buraya, akakwereka inzira yose byacamo, akanakwemera kugufasha ku buryo wa muntu ari wa muntu ushobora guhamagara akamubwira shangize shida y'ibihumbi 20 tarana, akakubwira naribi kanze mbikoherereze mani, we akabikora atari ukugira ngo mwongere muryamane, ahubwo akabikora kugira arebe ko wahindura byose byawe tu. Maze nka buriya abantu bakora uriya mwuga banke sinzi baba barabimenyereye, ubundi hari igihe ushobora kuryamana n'umugabo uri mu buraya ukumva unyuzwe n'igikorwa mwari murimo cyangwa muryamana by'amafaranga, hari umuryamana ukumva unyuzwe n'icyo gikorwa? Bro sinzi, gusaba dada benshi nabo babigusubiza, kuba bose batwishyura hari n'ukwishyura ukumva ntago wayafata. Kubera iki? Hari uwo mugerana mu buriri mu gikorwa, bitewe n'uburyo mwaganiriye, uburyo mwasangiye, uburyo nyine wamubonye n'uburyo mwabonanyemo, mani mwajya muri kiriya gikorwa ukifuza ko atagenda, ku buryo guha amafaranga agiye kugenda ukumva uramukumbuye tu. Sometimes ukashobora no kumuhamagara ukamubwira sha ndumva nkukumbuye. So uwo muntu rero akenshi usanga indaya iva mu mwuga w'uburaya akenshi ijya kubana n'umuntu nk'uwo nguwo, batangiranye muri bwa buzima bw'uburaya ariko nyuma bikaza kurangira mubereye umugore. None se erega iyo wishimiye umuntu byose bigenda neza. Okay, impamvu nkubwiye gutyo, donc ntibisaba ko bigende neza mu gitanda, bisaba ko wamubonye ukamwishimira. wowe ubwawe utishimiye umuntu ntabwo ashobora kugira ikintu agukorera ngo wumve kunyuzwa. So kuko n'umwe wakwishyuye hari igihe mu gitanda bishoboye kurya ashobora kubikora ukarangiza, ariko bitewe na system mwavuganyemo, uburyo mwagiye muganira, ukumva harimo ibyo yagiye atuzuza, kavuga uyu nguyu okay no kuza akabikora nkarangiza akanyishura akagenda, ariko na nama ye nimwe nzigera numva mu matwi yanjye. So abo ngabo nibo bantu mvugo nyine umuntu atishimira. Ubundi se wowe igihe wajyaga kubikora wumva ubikeneye cyangwa wabikoraga by'amafaranga? Hari umunsi wumvaga ubikeneye ukavuga uti nubwo bari bunyishyure none ariko nanjye nari mbikeneye tu. So ibyo ngibyo nabikeneraga, nagiraga umuntu wenda ashobora guhamagara agoranyishyura, ariko nkaba namubwiye sha mani ndumva nkumbuye tu, akambwira gura turabonana, akaza tugasangira tukabikora nkishimana, akishima, rundi yaje kugenda akambwira okay akira amafaranga uzo guteye kurya ibisanzwe. Ngira ngo murabyumva turi kwigana nuno mu system. Nakubazaga ntese ari abantu benshi baba mw'ibi bintu ariko akakubwira uti pe inzira zibimvanamo zarangoye cyangwa se zirangurana n'ubu ngubu cyase nabivuyemo ariko agatima karacyarehareha, we kubivamo byarakoroheye? Sha bro byarangoye cyane ariko nyuma y'abamfashije bose hari undi muntu umwe nshimira numvise ikiganiro cye ndanakireba cyane, Antoine Rutayisire. Uriya musaza yigisha neza cyane narabikunze. So sinzi nimba ujya uganira nawe sometime. Nawe ntari bitujyana ibiganiro. Sha uzamunshimire mu gutumyaho, bibaye byiza mpuye nawe nabimubwira nawe, kubera ko yigisha neza cyo ni cyambere kandi atanga inama nziza n'impanuro nziza cyane cyane ku bamama cyangwa abakobwa. So na buri mukobwa wese wumva ko hari icyahinduka cyangwa yifuza guhindura muri iki gihe turimo, yazagerageza kumva ibiganiro bye, uburyo yigisha, yabikunda uko bitekereza. So n'ubu tuvugana ubuzima ndimo yego burangoye, hari igihe ntekereza kubisubiramo ariko nanone agatima wumva karanga. So ikiza no kwamuzana Rutayisire basi nje nkiganirira nawe, kagira izindi nama yamaze genze kuzo nagiye numva, basi nkareba ko umutima wo kongera kurahari hanyine wagabanuka tu. Musaba ni tuganira, turi hafi kuganira vuba aha, njya kuganira nawe nzabimusaba cyangwa se nareba kino kiganiro nawe arabyumva, icyo muziho nashidikanya nuko atakwima umwanya, ntago bishoboka, ntago yakwima umwanya noneho byongeye ukuguhuza n'Imana kugira ngo uve mu ibyo bintu, arega n'icyaha. Sha bro ni icyaha, ariko ewana twagiye twumva inyigisho nyinshi z'abapasiteri, twagiye twumva ibintu byinshi batwigisha, ariko burya nubwo bose batwigisha harimo ibyo usanga atari ukuri, ari ibinyoma biraho, ariko burya ntakubeshye amagambo yagiye mu matwi yanjye ni menshi, ariko cyane cyane Rutayisire ewana yankoze ku mutima tu.
tugana ku musozo w'ikiganiro cyari cyatumye mbona ntabwo nanzi ko tuza kuganira bino bintu byose birebire ariko nanone byari ngombwa cyari cyatumye ngutumaho mbere yuko uva mu ibyo byose rero umuntu wagushutse ujya mu butinganyi we yakujyanyemo wijyanyemo byo byagenze bite kugira ngo ujyemo sha bro ibyo butinganyi byo nawe sha sinzi uko nabigusobanurira nanjye nashidutse mbyisangamo narwari nabigizemo ariko nabyisanzemo ariko byaje nyine kurangira nabyo ngenda mbona ko ari indwara yo mu bwonko bwanjye nabyo nasanze atari byiza nta cyiza cyabyo kuko n'undi nabonye nawe mvuye naho ngiye yego byose bigira amafaranga ariko nabyo bitera indwara nyinshi ubutinganyi bugira amafaranga muyakura he ni uwo mubikora n'uyaguha muyakura ku mpande cyangwa n'ibanga ry'akazi mugani w'aba bandi sha bro nshobora kuba wenda ngewe nta mafaranga ngira ariko burya kuko ibyishimo bihenda wa wundi ubikeneye akaba ayafite ubwo rero urumva iyo wamushimishije nk'uko wabikeneye ushobora kuguha aya mafaranga agatanza ahandi cyangwa agakoresheje ibindi wowe wagendaga nk'umugabo cyangwa wagendaga nk'umugore ngira ngo iyo bari kumwe sinzi we yagufataga nk'umugabo we cyangwa nk'umugore urebye neza uburyo ngana n'uburyo ndeshya n'uburyo meze urabona naba umugabo cyangwa naba umugore shaje naba umugore pe kuko abagabo baravunika muri byose urumva iyo nza kuba umugabo ariko njya spendinga amafaranga menshi ariko kubera ko nabaye umugore ninjye bayatakazaga ariko so nabyo ntabwo ari sawa byose ni icyaha byose ni kimwe reka tugushimire ku mwanya waduhaye kadushimire n'abari badukurikiye uwagira icyo agufashaho cyangwa se inama yaguha we karibu rwose yaba akoze cyane Imana yamuha umugisha mwinshi cyane reka ngushimire Imana igukomeze kandi Imana ikurindire muri no minsi urimo Imana iguhe ibituma utagira umutima ureharira ushaka gusubira mwabura buzima butari bwiza kabisa murakoze cyane gusa nyine abadukurikiye hagize inama yama cyangwa se akazi keza nyine katarimo izo ngorane z'ubusambanyi cyane cyane nkeneye no gusengerwa by the way kubera ko urumva ko ndi umunyabyaha cyane so nkwiye no kubanza kwihana yego nanjye ndisengera ariko burya iyo bibaye byinshi ukagira umuntu ukuba hafi kwigisha ijambo ry'Imana cyane cyane kuri twe tutigeze dusenga ngo tumenye ibintu bya Bibiliya so hari aho bigera nawe ugakunda Imana cyane ku buryo wumva ko ibyo urimo byose ari iby'isi birangira murakoze murakoze cyane reka mbashimire Imana ibahire cyane wowe wafashe uno mwanya ukatureba ukaraba kino kiganiro ugisangize n'abandi wumva hari uwo cyafasha nimba nawe cyagufashije birumvikana ko cyafasha n'abandi ndabashimiye cyane Imana ibahumugisha mukoreshe ya subscribe comment ariko zidatukana cyane ni Albert Nesa ndi kumwe na Kibro kuri kamera niwe wabafashaga reka mbashimire mwese muri abantu b'agaciro Imana ibahumugisha